dore setting eshanu z'ingenzi kandi zibanga zishe muri telefone yawe mu buryo utaruzi. Hasi nje kugura setting zisanzwe kuri telefone yawe, nje gukwereka setting z'ingenzi kandi zibanga zishe muri telefone yawe, aho kumenya zero setting bihagije kugira ubashe gukoresha telefone yawe mu buryo bwuzuye. Abantu benshi batagaza amafaranga bagura telefone zihenze kandi mu by'ukuri na telefone za make zirimo zero setting, aho kuzimenya byonyine bihagije kugira ubashe gukoresha telefone yawe mu buryo bwuzuye maze utangire kuyibyaza umusaruro. Muri iyi video ngiye kugwishura amabanga ngoreke zino setting z'ingenzi kandi zibanga zishe muri telefone yawe, aho kumenya zero setting bihagije kugira ubashe gukoresha telefone yawe mu buryo bwuzuye. Turasize mu byinshi, reka dutangire na setting ya mbere. Ariko nyabona mbere kugira ngo dukomeze liking iyi video, ukora subscribe niba utarayikana, ufite iki kintu ushaka kumenya cyanyunganisi ubisiga muri comment ndahita ngusubiza. Rero aga setting ka mbere k'ubwenge kandi kibanga ukuye kumenya kuri telefone yawe n'akahe. Ese wari ushobora gusettinga telefone mukabasha kuyikoresha muri abantu babiri bagiye batandukanye kandi mu by'ukuri hatabayeho kubangamirana. Tubara wenda nk'urugero murabana nk'umugabo n'umugore, hanyuma wowe nyiri umugabo nyine ni wowe nyiri telefone, ni wowe owner wa telefone, ukabasha kwadingamo undi mu user hanyuma mukabasha kuyikoresha muri abantu babiri. Reka nguhe nk'urugero kugira ngo ubashe kubyumva neza. Tubara wenda nk'urugero wowe nyiri owner nyiri telefone ushyizemo ama application yawe agiye atandukanye, ushyizemo ama WhatsApp, ushyizemo ama video atandukanye, hanyuma kubera ko ushaka kuzamuyikoresha muri abantu babiri kandi hatabayeho kubangamirana, hanyuma wadinzeho n'undi mu user mushyashya, hanyuma uwo mu user mushyashya umugize umugore wawe, hanyuma n'umugore wawe arayifashe yashyize ama application yagiye atandukanye n'ama video yagiye atandukanye bitewe na video akunze, hanyuma mu gihe ugiye kumuha telefone akajya muri wa mu user wiwe wadinzeho akabasha gukoresha ibintu byiwe, hanyuma wowe mugabo mu gihe ayikugaruriye umugore nawe ukahita ujya muri telefone yawe ukabasha gukoresha bya bintu byawe kandi hatabayeho kubangamirana, adasumye message yawe, atamenye ibintu byawe ukorera muri telefone yawe nyiri owner nyiri telefone, nawe utabashije kumenya ibintu akorera muri telefone yiwe, kubera ko nyine abashyizeho password nawe ugashyiraho password ku buryo atabasha kwinjira muri telefone yawe, atamenya ama application westaye, ku buryo nawe utabasha kumenya ama application yestaye muri telefone yiwe. Reka ngwere ku buryo wabisettingamo no waba udafite umugore cyangwa udafite umugabo cyangwa ushaka gukoresha telefone yawe wenyine. Bino bintu bizajya bigufasha muri cyaje umuntu agutira telefone akubwira ko agiye guhamagara, hanyuma wamara kuyimutiza ugasanga nje kuri application zawe zibanga, ubwo uradingaho undi mu user mushyashya. Mu gihe ugiye gutiza telefone umuntu runaka utizeye, uzajya ushyira muri uwo mu user mushyashya ateramo application menshi, hanyuma bashe nyine gukoresha ama application asanzwe nk'ama application nyine ugura na telefone. Wadinzeho mu user mushyashya nyine bimeze nk'ari telefone aguze shyashya, na application nyinshi ziba ziriho nyine haba hariho application za application nyine ugurana na telefone. Ubwo numva niba wadinzeho mu user mushyashya mu gihe utije telefone umuntu azayasanga application nyeya cyane nka call, message isanzwe, nyine udupplication dushyashya gurana na telefone. Ubwo numva mu gihe umutije telefone azajya abasha gukoresha izo application zonyine, abone ko nyine telefone nta bintu biriho kandi mu by'ukuri wowe nyiri owner nyiri telefone ufite ahantu wasetinze nyiri ibintu byawe, kubera ko wadinzeho mu user mushyashya kandi wowe nyiri owner nyiri telefone ufite ahantu wabisetinze. Rero kugira ngo ubikore uzabikora gute? Kugira ngo ubikore nta kintu uzakora, uzafungura application yawe ya setting, dore ngiyo uzayifungura. Ukimara kuyifunguza uzasura gake uzamura ngo ukungu, ukimara kuzamuza ahita ukora kuri system hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora uzahita ujya kwitaba umeze ukungu we nta kintu uzahita ukora, uzazamura gake yawe wihanganye. Ukimara kuzamura nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora handitse user hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora uzahita ujya kwitaba umeze ukungu. Kano kantu ushyizeho dufresh, kano kantu uri kukabona uzasanga gafunze nk'uku nguku, we nta kintu uzahita ukora, uzahita ugafungura nk'uku nguku. Kano kantu ugafunguye nk'uku nguku uzasanga nta user wadinzeho, ariko twebwe nk'urugero hano handitse ni user hano uri kuhabona, twebwe uyu ni user twadinzeho mushyashya nyine, ku buryo dukanze hano handitse ni user hano uri kuhabona dukozeho nk'uku nguku, tukahita dukora kuri kano kantu ka switch, kano kantu uri kukabona. Ubu dukozeho twahita tujya mu yindi telefone, ibintu turi kuri codingira muri telefone byahita bivaho nyine kubera ko twaba tugiye mu yindi telefone. Ndakeye kuri kubyumva neza 5/5. Ubu dukoze hano handitse switch byaba bimeze nkaho tugiye muri telefone cyangwa dufashe ni telefone byahita bihagarara. Ariko sishaka kubikora, reka ngore kuri kano kantu ko gusubira inyuma. Urabona no hejuru handitse you, hano handitse owner hano uri kuhabona. Ubu nyine hano ha owner niwo turi gukorera, niwo turi gukorera video, nitwe nyiri telefone nyine nitwe tubasha kuyikotorora. Hanyuma ushaka kwadingaho mu user mushyashya nta kintu bitukora, bitukora kuri kano kantu ka add user hano uri kuhabona, ukoraho nguku nguku. Yukozeho nguku nguku itukora kuri kano kantu ka next. Yukoze kuri kano kantu ka next hano itushyiramo izina ry'umuyuzi ugiye kwadingaho. Bimaze kumushyiraho itukora kuri dani, maze gukora kuri dani birarodinga umuza mushyashya akahita abasha kujyaho, ukahita ubasha kugera muri telefone yindi itandukanye n'iyi ngiyi. Bivuze kugeza muri uwo muza mushyashya nyine bigusaba kwestara application bisanzwe. Ubwo ushaka kubihindura n'ubundi naho uhita n'ubundi hano reka ngore back asubira inyuma, uhita hano handitse ni user cyangwa ukahita hano handitse ubu nukabasha kujya muri telefone yawe isanzwe. Hanyuma mu gihe ushaka guhindura telefone ushaka kuyihereza umuntu uhita hano handitse ni user nyine ukabasha kujya mu muyuza wadinzeho. Ese kano kantu karagufashe? Niba kagufashije bimbwira muri comment. Gusa mbere kugira ngo dukomeze kano kantu kadakunda kuri telefone yawe, ku musozo wa video ndakwereka kantu wafungura kuri telefone yawe kugira ngo bino bintu bashe kubisangamo.
Tuziye muri byinshi reka duhite dukomeza n'akantu ka kabiri kandi kubwenge kuye kumenya kuri telefone yawe. Akantu kwa kabiri rero nakahe? Akantu kwa kabiri kugira ngo gakore nta kintu uzakora, uzafungura application yawe ya setting. Ukimara kuyifunguza asura gake uzamura nguku nguku. Ukimara kuzamuza itukora kuri security and privacy hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora nta kintu uzahita ukora no handitse device unlock hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora uzahita ujya kwitaba neza nguko we nta kintu uzahita ukora ngashi dufresh hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora uzahita ujya kwitaba neza nguko, ukimara kujya kwitaba neza nguko we nta kintu uzahita ukora no handitse identity check hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora uzahita ujya kwitaba neza nguko, ukimara kujya kwitaba neza nguko uzasanga kano kantu kadafunze yenda kameze nguko we nta kintu uzahita ukora. Urabona twego kugira ngo tugafungura, urabona ko batubwiye gushyiramo finger dukoresha kuri telefone yacu, ariko reka mbe mbyihorere nguko. Ubwo uzasanga gafunze nta kintu uzahita ukora, uzahita ugafungura nguko. Kano kantu gafunguye nguko biba bishatse kuvuga iki? Reka subira inyuma kugira ngo ubashe kubisobanukirwa neza gatanu kuri gatanu. Tubara wenda nk'urugero uri gukoresha telefone wibere mu muhanda runaka, yenda uri mu wigendera nyine uri mu yikoresha bisanzwe, hanyuma wenda umuntu arayigupapuye ari rukase yenda arayikwibye. Yayikwibye nguko yayirukase telefone itayiboroka nabashe kuba yayikoresha. Yiborotse nguko kubera buri gusettinga kuri akano kantu gafunguye nguko, haraho ugera nyine bakagusaba gushyiramo nimero ya telefone hanyuma wayishyiramo kugira ngo abashe kuyikoresha, kugira ngo abashe kuba yakuramo iyo password buryo yiborotsemo. Bimusaba nyine bahita bamubwira ko bereje agakode kuri nimero wasettinzemo, hanyuma bereje ako gakode akabasha kuba yagashyiramo, telefone ibasha nyine kuba yakibanura nyine ikabasha gukora. Ubwo we mu kubikora nta kintu uhita ukora, nyine usettingamo telefone yawe kugira ngo niba yikwiba umuntu niba mwereza agakode kuri telefone wazakabure, hanyuma nakabura telefone nyine ikomeze ibanye nguko nabashe kuba yayikoresha. Ikindi kandi iyo byanyenze muri buno buryo ugiye kuyiformata nago bikunda, kandi kantu nyine nakura abona ko ari akubwenge. Wenda nk'urugero dukoze hano ushyize refresh hano uri kuhabona kuraho nguko ukoze nguko urabona ko nakano kantu twagafunze nguko nyine kugira ngo bajye babasha kutwohereza message tubashe kubibona neza gatanu kuri gatanu. Iyo ushaka kwadingaho nimero ya telefone nta kintu itukora kuri kano kantu ushyizeho dufresh, yugakozeho bita bikugeza muri Google bakakwereka ahantu ushyira akanimero ka telefone. Bimaze kugashyiraho nta kintu itubona nyine bohereza agakode kuri nimero ya telefone nyine muri cyaje bakwibye telefone yawe kugira ngo nyine ubashe kuba wayikurikirana neza gatanu kuri gatanu. Urabona nyine hano tuba twarashyizemo akanimero ka telefone nguko. Hanyuma yukoze kuri kano kantu ushyizeho dufresh kano kantu kukabona ukora nguko. Yukoze nguko urabona ko bari kutubwira guhitamo password. Wowe yukozemo ushyiramo password ukoresha muri telefone yawe, hanyuma bakahita bakwereka setting ikibazo runaka ugahitamo n'igisubizo. Ubwo iyo kibazo usetinzemo muri cyaje umuntu yakwibye telefone, icyo kibazo barakimubaza na cya gisubizo bakakimubaza, kubera nyine abatabizi telefone ikomeza kwibana akabura uburyo yayiforomata akabura n'uburyo yayikoresha. Kano kantu rero nako gafungure kuri telefone yawe nakubwenge kazagufasha nyine mu kurinda umutekano wa telefone yawe. Kano kantu naga setting ka kabiri. Turatinye mu rubyinshi kaduze dukomeza naga setting ka gatatu. Agasetting ka gatatu rero naka agasetting ka gatatu naka tugiye kugakora kuri application ya kamera. Ese uzukoresha application ya kamera muri cyaje muri kwifotoza muri abantu benshi, reka maze ngukwereka uburyo wabisettingamo kugira ngo ubashe kubyumva neza gatanu kuri gatanu. Fungura application ya kamera, ukimara kuyifungura itukora kuri kano kantu ka setting. Ukimara gukora nta kibazo itukora kuri mu budomo butatu bungu buri kubona. Ukimara gukoza tujya kwita umeze kunguko we nta kibazo itukora, uzazamura gake wihanganye. Uzaza muri cyumura kuzamura tujya ahantu hameze uko nguko nta kintu uzahita uzahita vivura kano kantu kizeho dufresh. Ukimara kuvivuza ihita no handitsemo ifano uri kuhabona uzakuraho. Yukoze nguko kano gasetting ufunguye kaba gashatse kuvuga iki? Tebora wenda ngurugera nguko urumwa muri kwifotoza muri abantu benshi kuri telefone yawe, ugasanga bisaba ko umuntu avamo akabafotora, hanyuma nanone akaribuze kugaruka undi muntu akabafotora afashe telefone, mukajya mugenda muhindurana nyine kugira ngo buri muntu wese aze kugaragara muri iyo foto. Kano gasetting iyo gafunguye nguko ushobora gufata telefone yawe ukayirambika ahantu runaka cyangwa ukayihambira ahantu runaka, hanyuma wazamura urutoki nguko telefone ikahita ibara gatatu ikahita ibasha kuba yabafotora mwese nta muntu ufashe telefone. Kano kantu kazajya kagufasha muri cyaje ushaka kwifotoza wenda uri wenyine ukabura umuntu ugufasha telefone. Uzafata telefone urambika ku kintu runaka, ni ufite agasitande gafata telefone, ubu uzajya uyishyiraho numara kuyishyiraho ugenda ugihara uje muri kamera ubone kuringaniyemo neza. Ukimara kubona urimo neza uzahita uzamura ikiganza nguko telefone ihita ibasha kugufotora neza bitagusabye nyine gushaka umuntu ugufotora. No kuri video niko bigenda bigeze nguko uzamura urutoki nguko waruzamuye itangira kubara gatatu ikahita itangira kuri codinga video yawe nacyo na gitoya bigusabye nyine kano kantu nako urabona ko ari akubwenge. Aka naga setting ka gatatu. Niba kagufashije bimbwira muri comment uze kumbwira niba kanakunze kuri telefone yawe. Turasinya mu rubyishe gazo dukomeza n'akantu ka kane. Agasetting ka kane rero naka agasetting ka kane tugiye gukora kuri application ya Google kugira ngo wakore nagira uzakora uzafungura application yawe ya Google dore ngiyo uzayifungura. Gusa nyine ntago uzafungura Google Chrome ahubwo uzafungura application ya Google isanzwe.
Gusa mbere kugira ngo dufungure kambanze ngubwire kino kintu. Hari nk'ukuntu uba wararebye amavideo atandukanye kuri YouTube ugasanga amavideo yose wagiye ureba kuri YouTube ugasanga yisevinze muri telefone akomeza kukuzira telefone yawe kandi mu by'ukuri utabizi. Ngiye kukwerekana aba yisevinze mite nkwerekana uburyo wahaganaguramo kugira ngo telefone yo gukomeza kuzura kandi mu by'ukuri nta bintu biriho. Fungura application yawe ya Google, ukimara kuyifungura nta kintu uzahita ukora. Ukimara kuyifunguza tujya kuri tab maze kuko nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri kano gafoto akangaka uri kukabona. Ukimara gukora uzahita ukora hano handitse manager wa Google account, hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora uzahita tujya kuri tab maze kuko nta kintu uzahita ukora, uzazamura gake gake wihanganye. Ukimara kuzamura uzahita ubona hano handitse data and privacy, hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora uzahita tujya kuri tab maze kuko we nta kintu uzahita ukora, uzazamura gake wihanganye. Ukimara kuzamura uzahita ubona kuri kano kantu ka YouTube history, kano kantu uri kukabona uzahita ugakoraho nguku. Ukimara ugakoraho nguku bizarodinga kano ga setting ugakora ufite data kuri telefone yawe kugira ngo kabashe gukunda. Kakimara kurodinga uzahita tujya kuri tablet kuko ngugiro urabona iyo tuzamuye nguku. Iyo tuzamuye nguku urabona ama video yose twagiye tureba kuri YouTube, urabona ko ari ngaya yose nyine bagenda bayatwereka nguku. Ubaya yose na ama video twagiye tureba kuri YouTube, urabona ko ari ama video menshi cyane, urabona ko dukomeje kuzamura nyine bwakira bugake nyine, urabona ko ari ibintu byinshi cyane tumaze kureba kuri application ya YouTube. Rero bino bintu bikomeza kuzuza email yawe, kuzuza telefone yawe, usanga telefone ihora yuzuye. Wagerageza gusiba amafoto, wasiba ama video, wasiba application, ugasanga telefone yawe n'ubundi ikomeza kuzura. Reka ngwere ku buryo wabihanaguramo. Kugira ngo bihanagure nta kintu uzahita ukora kuri kano kantu ka delete. Ukimara gukora kuri kano kantu ka delete uzahita ukora kuri kano kantu ka delete all time, hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora uzahita ujya kwitaba neza kuko nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri kano kantu ka delete nanone kano uri kukabona uzagakora nguku. Ukimara gukora nguku uzahita ugera kwitaba neza nguku. Bivuze ko ibintu byose warebye kuri YouTube uzaho bisibye kuri telefone yawe. Kano ga setting utaragakora nguku ngo ibintu byose bisibe kuri telefone yawe. Iyo umuntu akoresheje zino nzira zose abasha kumenya ibintu ukunda kureba kuri YouTube. Urumva wenda nk'urugero umuntu ashobora gufata telefone akanyura muri zino nzira akabasha kumenya ibintu byose warebye kuri YouTube, akabasha kuba yamenya nyine ibintu ukunda kuri telefone yawe. Aka naga setting ka kane bakagufashije ubimbwira muri comment. Dukomeze naga setting ka gatanu. Aga setting ka gatanu rero naka aga setting ka gatanu ko nirurangiza. Ese wari ushobora gukoresha application yawe ya kamera isanzwe yingi rwose shizeho du fresh, ukaba wakifotoza agafoto gasanzwe, hanyuma ako gafoto wifotosha ukahita ugakuramo video. Nta kintu gito bigusabye bitagusabye gukoresha indi AI. Ko kantu ndabizi neza karagutunguye ariko karashoboka cyane. Ngiye kukwereka uburyo wakifotoza agafoto gasanzwe uri ahantu runaka, hanyuma ukahita ugakuramo aka video gasanzwe nyine aka video kari aho ngaho, ukabasha kuba waka-uploadinga ari video cyangwa wagakoresha ari video kandi mu by'ukuri wifotoje agafoto kamwe gasanzwe mu bintu byoroshye cyane. Reka ngwere ku buryo wabikoramo kuko nakano kantu nakubwenge. Kugira ngo bikore nta kintu uzakoza afungura application yawe ya kamera. Ukimara kubifungura nyine ubwo uzahitamo agafoto wifotoye cyangwa ubanza wifotoza agafoto. Rero ukimara kugera kuri tablet kuko nta kintu uzahita ukora kuri kano kantu shizeho du fresh kano kantu k'agafoto. Nyine nanze kwifotoza nyine kubera ko ndi recordinga nijoro nyine urumva ifoto nago yameze neza. Ngiye gufatira kuri kano gafoto nakoze hakiri kare. Rero ukimara kugahitamo nguku cyangwa ukimara kugafotora nta kintu uzahita ukora kuri muno budomo butatu bungu uri kubona uzabukoraho. Ukimara gukora uzahita ukora kuri kano kantu ka create hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora nta kintu uzahita ukora kuri kano kantu ka cinematic photo hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora nguku bizahita bitangira kuloadinga nguku. We nta kintu uzahita ukora, uzahita ubanza utegeze gakeya bibanze biloadinge kugira ngo bibashe gukunda neza gatanu kuri gatanu. Uze yari ubwa mbere nguku yari ubwa mbere ugiye kubikora nguku. Hari ngukuntu ujya kubona nyine ukabona haje akantu ka install nyine ukabona kabanje kugenda gake nyine bikabanza biki-updatinga nyine kugira ngo features ize muri application ya kamera. Nubona bigenze nguko nuzagira ikibazo uzatiza gakeya. Ukimara gutegeza bizahita bitangira kuloadinga nka kuriya. Bikimara kuloadinga nka kuriya bazahita bakuramo aka video nkaka ngaka, urabona ko ari ibintu byoroshye cyane. Urabona ko badukorera aka video kama segonda 7. Kano kantu urabona ko ari akubwenge. Dukoze kuri kano kantu ka save nguku ubu gasevinze muri gallery ya telefone yawe kandi mu by'ukuri na foto yawe ukayisigarana. Aka na kantu ka gatanu niba kagufashije ubimbwira muri comment. Ikindi kandi kadakunda kuri telefone abwo ubimbwira muri comment. Rero ugeze kuri uyu munota ukabagerageje buno buryo bwose ugasanga bwanze kuri telefone yawe, wabikora ukabona biranze byose ugasanga biranze cyangwa ugasanga bimwe byakunze ibindi byanze nyine ugasanga birakubangamiye cyane. Reka ngwere ku buryo wa settinga telefone nyine kugira ngo turo du features ubashe kutubona muri telefone yawe. Tubara wenda nk'urugero ngukuntu muragura telefone ugasanga yiguze muri 2020, 2023, 2024 ugasanga vision ye ya telefone nyine ugasanga iracyari hasi, ugasanga nagaje ya updatinga telefone yiwe nyine telefone yiwe ihora inyuma. Ngiye kukwereka uburyo ya updatinga nyine kugira ngo features bongeye muri telefone ubashe kuba wazagasestinga kuri telefone yawe, ubashe kuba wazikoresha nyine n'izi features zize muri telefone yawe. Rero bikorwa gute kugira ngo bikore nta kintu uzakoza afungura application yawe ya setting. Ukimara kuyifungura
uzazamura gake yawe wihanganye. Ukimara kuzamuza uhita ukora kuri system. Ukimara gukora kuri system nta kintu uzahita ukora handitse soft update, hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukoza uhita ujya kwitanga kuko nta kintu uzahita ukora kuri kano kantu kwa system update. Wowe ushobora kuzasanga ari akantu kagakubo, ubwo uzakoraho. Ukimara gukora uzategeza gake yawe wihanganye, nta kintu uzahita ukora kuri kano kantu ka check ifo update. Ukimara gukora bizarodinga birodinge, urabona twebwe birarodinze, bahise batubwira ko telefone yacu duheruka kuya-updatinga. Urabona ko turi kuri Android version ya 16. Ubwo kuri udaheruka kwa updatinga telefone yawe uzasanga bari kukubwira akantu ko kwa updatinga, uzasanga nkuru ryawe kukubwira ngo biratwara GB 3, GB 1, mega 500, nyine bitewe n'igihe uheruka kwa updatingira telefone yawe, bitewe na version telefone yawe iriho. Ubwo nawe ni wa updatinga telefone yawe tugira version ya Android 16. Aka ni akantu ka mbere. Ubwo uzahita ukora back gakeya usubira inyuma. Ukimara gusubira inyuma nta kintu uzahita ukora kuri kano kantu ka Google Play System Update, kano uri kukabona uzagakora. Ukimara gukora nanone bizaroding, uzateza gakeya bibanze birodinge. Ukimara kuroding uzahita ugiye kwitanga muri kunguku. Uri kubona ko hari akantu nyine bongeyemo, urabona ko ari kutubwira kudownloadinga nyine cyangwa kwestara iyi version bongeyemo. Ubwo nta kintu uzahita ukora kuri kano kantu ka download, ariko ngiye sishaka gukora none kuko kano kantu gakoze nguku. Yo kamaze kwidownloadinga telefone ihita yiristatinga ikizimya, hanyuma yamara kwizimya karibuze kongera ikaka nyine haje mu tuntu twahindutse muri telefone. Yena nk'urugero urabona ngoze kuri kano kantu ka download, gashobora kwidownloadinga telefone gahita yizimya, kandi mu by'ukuri ndi kuri recordinga nyine ubundi buze kubikora mu kanya nuje neza 5/5. Bino bintu bibiri maze gukwereka kano kanya ubikore kuri telefone yawe. Turo du features twose ko ari dutanu wese kuri telefone yawe tubasha kutubonamo neza 5/5. Iyi video nibigufashije ubimbwira muri comment. Ikindi kandi mukeneye ko nakomeza n'utundi du setting twibanga kuri telefone yawe, wabisiga muri comment ngakomeza mbere kutundi du setting tw'ubwenge kuri telefone yawe. Nimara comment zibaye nyine n'abantu bari kubisaba nyine nzahita ndekera aho ngaho, udu setting ntago nzakomeza. Rero ugeze kuri uyu munota reka ngushimire umuntu w'umugabo cyane, ibyo tumaze kugeraho niwe tubikesha. Ciao mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane. Dusubire muri video ikurikira nzasubiza ikibazo wambaje musi muri comment. Ciao.